yambaraza ntabwo turi inkwavu ijana. Kugira ngo turi inkwavu ijana biragusaba ko ugenda ukazana 1/2 cyacu nawe ubwawe ukaza, nibwo twakuzira inkwavu 100. Izo nkwavu urumva zari zingahe? Ufite abakunzi babiri, umwe ni ariko turamwita Bikira Mariya, umwe ni navuga ni Imana, undi ni Robert nimba atari Patrick cyangwa Eric. Ikaze kuri mwese bakunzi ba Niyo Art TV YouTube channel yanyu, by'umwihariko ku bakunzi b'ikiganiro Sinari Mbizi. Ni ikiganiro tutamaze iminsi myinshi tugitangije, ariko feedback nyinshi zanyu mutwira ko mwabikunze kandi ubuhamya bugenda butangirwaho murabukunda. Niyo mpamvu rero tudahwema kugenda tubashakira abatumirwa kandi bafite byinshi babaganiriza bikabubaka. Nkuko ne basezeranyije tuzagerageza dushake bamwe mu byamamare muzi, abayobozi ndetse n'abandi bantu b'urubyiruko bashobora kutuganiriza bikaba byatubera isomo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi mfite umutumirwa, ni umukobwa mwiza ntabona uko mvuga, umva arakeye nk'abango no gucya, muvuze bwakwira bugacya. Ni umukobwa mwiza cyane, ibyinshi ntari bumuvuge baraza kubyivugira. Niyo mpamvu ngira ngo twakire umwari w'u Rwanda, ngira ngo kuri screen zanyu muramubona, ni umukobwa wambaye ni ijipo y'icyatsi kibisi, agashati ka piki. Ntekereza ko sindi umuhanga mu bintu by'amabara, ariko byanze bikunze iyi ngiyi ni piki. Niyo mpamvu rero ngira ngo mwemerere muhe ikaze abibwire, atubwire amazina ye, anatubwire ni muntu ki mu buryo bw'icamake. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Kampire Gloria. Yego ndi umunyeshuri mu buzima busanzwe. Uri umunyeshuri wiga hehe? Yiga mu wa kangahe? Niga muri Catholic University of Rwanda. Yego ngeze muri level ya 4. Level ya 4. Kampire Gloria. Kampire Gloria usanzwe uvuka he? Usanzwe mvuka mu karere ka Kamonyi. Yego. Yes, inshuti bakunzi ba Niyo Art TV rero murumva ko twakiriye umukobwa uvuka mu karere ka Kamonyi yitwa Kampire Gloria, biga muri Catholic University of Rwanda. Kampire Gloria gerageza ushushanye, sapoza ko turi kuri radio, shushanya Kampire Gloria ku buryo n'umuntu utamuzi bashobora guhura mu muhanda akavuga ati uyu numwe numvise kuri Niyo Art TV. Kampire Gloria ni muntu ki? Akunda gukora iki? Ateye gute? Agira inshingano zihe mu buzima busanzwe? Yego muri make Kampire Gloria ni umukobwa, aracyari ingaragu. Ikindi akunda gusenga, ibintu byinshi wamusangamo ni ikiyobokamana, ariko akunda n'ibintu by'impano, kuririmba. Ubwo ibintu nk'ibyo niho wamusanga, niho wamubariza. Yego Kampire Gloria, ubona gutumiraga se ko hari amakuru nyize kukandagira ambwira ko ngo uri umukinnyi wa filime, byaba ari byo? navuga ko nayo ari impano, nayo iri mu mpano zanjye. Urayikina se? Yego hari aho nagerageje gukina, hari aho ngerageza gukina. Yego nko muri iyi filime ugaragaramo, umuntu yareba akabonamo Kampire Gloria ukina witwa nde? Ubwo filime navuga ubu ngubu ihari ni Ishyari ry'Ubuzima. Ishyari ry'Ubuzima. Yego. Ukina witwa nde? Nkina nitwa Mama Erika. Ese ibyo bintu byo gukina filime no gukina filime n'ubuzima busanzwe bwo gusenga ubihuza gute se? Nta role bashobora kuba gukina ukaba wayanga kubera ko wenda uri umuntu usenga, nka role yo kuba waba nk'umwicanyi ushobora kuyanga kubera uri umukristo? Ntekereza ko ikintu gishobora kugirira abandi akamaro ntabwo nacyanga, kuko tubwirizwa gufasha. Ntekereza ko kiramutse cyagira icyo gifasha abandi ntabwo nabyanga. Urumva ko uri umunyamwuga. So Gloria rero aha kuri Niyo Art TV turagutumira ukatuganiriza ikiganiro cyitwa Sinari Mbizi.
wowe udusangiza amateka yawe, hari aho uri ubu ngubu ariko iyo utekereje ahahise hawe uba wumva byari bigoye kuba ntiwatekereza ko waba uri ahangaha. Urugero nk'uko watubwiye ngo wiga muri kaminuza, ushobora kuba mu mikorere yawe bitewe n'amateka y'ubuzima wagize warumvaga ko ari ibintu bigoye kuba waba uri muri kaminuza aka kanya, ariko kuri ubu ngubu ukaba uhari. Rero udusangiza inkuru y'urugendo rwawe, haso zose waciyemo, kugira ngo n'undi muntu urimo uca muri ubwo buzima abashe kukwigira akavuga ati ubwo Gloria yabiciyemo nanjye nabicamo. Ni icyo tugiye kuganira. Hari aho ndi bugere nkumva ko twagiye mu kiganiro cyane, dukeneye gusa nkaho turuhuka turarefreshinga. Ndakubaza ibibazo bituma ubwonko bugaruka ku murongo bitari bwabe bikomeye cyane. Hari ikibazo? So rero umwanya ndumva nawaguhereza ukatuganiriza ku nkuru y'urugendo rwawe, ukatubwira undi se kuki utari ubizi, byari bigoye koko? navuga ko ntabwo habura ibyo umuntu atari azi, ubu bikaba byarabaye bikamutungura. Wenda nko ku giti cyanjye birahari byinshi. Wenda ikintu kintangaza gihatse ibindi, ntabwo nari nzi ko nshobora kuba umukobwa bikemera. Yabaye umuhungu usigize kubaho umuhungu? Navuga ko ntari umuhungu totali, ariko nari mfite karagiteri za gihungu, kuko no mu mikurire yanjye wasangaga ahantu hose nurira n'ingirane, n'imikinire yanjye yose yabaga ari iya gihungu. Ntabwo nakundaga gukina n'abakobwa, narabyangaga ko bakina batukana basakuza, ariko nkabona gukina n'abahungu nibyo byiza, kuko twakinaga umupira yagukubita nk'umupira cyangwa mwahuriramo akakubwira pole pole, bikarangira mugakomeza mugakina. Nyine nkumva nibyo bintu bimpa amahoro, nyine nkura numva nari mfite karagiteri za gihungu. Ubwo ntiwari kaboyi se cyangwa twita kaboyi? Ntabwo navuga ko nari kaboyi totali, ariko nari mfite karagiteri nyinshi za gihungu, ko no mu mikurire yanjye ntabwo nakuze ndi umuntu ukunda guseka cyane. Nabyo biri mu byo ntarinzi, ntabwo nari nzi ko nshobora guseka. Aka kanya ndaseka, navuga ko ndaseka pe. Gloria, hari ikintu gikomeye cyane uvuze ko utari umuntu ukunda guseka, ikindi kandi ntiwari uzi ko nyine wakwisanisha n'abakobwa ngo bikunde. Se hari ahantu bihurira n'ahahise hawe ku buryo ushobora kumva ko abantu b'igitsina gore utabiyumvamo, ukisanga wiyumva abantu b'igitsina gabo cyane, cyangwa se hari ubuzima wacimo utakwemereraga kuba waseka? Kuko akenshi na kenshi usanga ubuzima twaciyemo ari nabwo butugira abo turi bo banawe. Ntabwo navuga ko naciye mu buzima ubu nka kuba nk'umuhungu cyangwa kudaseka, kuko njye nakuriye, navuga ni icyaro, nakuriye mu cyaro, kandi urabizi mu cyaro umwana waho akura nta bintu byinshi bindi ku ruhande. Kandi ikindi nakuriye mu muryango nawe usenga, navuga nakuze mbona mukuru wanjye, ndi umwana wa kabiri mu rugo, nawe yari umukobwa. Ntekereza ko ntazi impamvu nanjye zatumye nkura numva namera nk'abahungu, ariko uretse umunsi umwe nigize nkina n'abakobwa. Hari umukino twakinaga bawitaga kimodoka. Twakina agapira bagatera tukiruka, turawukina umunsi umwe. Njye rero ntabwo nzi ukuntu nari meze, nteye umwana, nyine aravuga ngo ndamubabaje. Umwana w'umukobwa? W'umukobwa. Biba bifu ndende, ibintu arabikomeza bigira birebire, umva icyo gihe arantuka, ibintu bibazo. Noneho mbirebye nyine numva birambabaje, ndavuga ntese ko twakinaga bihindutse bite? Nibwo naje nyuma kuvuga ati kwanza n'ibintu byo gukina n'abakobwa mbivuyemo. Mbere barizwa n'ubusa. Ntangira kujya nikina n'abahungu, niwe mwakubitanaga umupira akakubwira sorry pole, bikarangira. Ubwo kutihangana ko abakobwa nibyo byatumye bavaho? Byatumye rwose imikino yabo nkiri umwana mba nyihagaritse. Nanone umuntu ashobora kubyumva akibaza, se Gloria avukana n'abahungu bangahe, abakobwa bangahe? Gloria ni umwana wa kabiri wabo mu bana babiri. Yego. Ni umwana wa kabiri mu bana babiri. Ni umuhererezi? Ubwo bivuze ngo ni umuhererezi.
mu rugo muri abana babiri, ubwo ukurikira ifura agahita ubona umuhererezi. Kandi atwiye ko ufite mukuru wawe, bivuze ngo ni abakobwa, muri abakobwa mu rugo. Urwo rugo riri blessed kabisa. Kameramani yakwishimira kubasura, ndanamusuhuje cyane. Glory, hanyuma se watubwiye ko uri umuntu ukunda gusenga cyane, byaba bifite na background y'umuryango aho bihuriye? Harahari hanini. Mbwira uruhare ababyeyi babigizemo kugira ngo ukunde gusenga, wisange no mu idini cyangwa itorero urimo ubu ngubu. Nakuze mu rugo basenga kandi banabirimo cyane, kuko nakuze mu mari ku bakatolika barabyumva, yakoraga mu sakristi. Nyine yari umuntu ukomeye muri katolika, ategura indabo, byari ibintu nyine ubona nawe yiyumvamo. Nkura bimeze uko, nkurira mu muryango w'abahereza, ndazamuka. Nagize amahirwe yo kwiga segonderi, nagize amahirwe yo kurererwa mu kigo cy'ababikira, ndumva ariho nize inferiere na superiere. Navuga ko ariho nakuriye, ubwo buzima nibwo nakuriyemo. Hari imyumvire iri hanze ahangaha aho bavuga ngo nta mukobwa ugira idini cyangwa itorero, bakavuga bati urabatizwa uyu munsi muri ADPR, ejo ukisanga umusore wakubengutse ari muri EPR, bikarangira n'ubundi uhinduye itorero. Ubyumva gute se wowe? Birashoboka ko wahindura itorero kubera umusore? Ntabwo njyewe ikintu nemera cyo, ntabwo idini ari ryo umuntu ashobora gushingiraho cyane. Birashoboka ko n'irindi wajyamo ni Imana ukorera, n'ahandi rero najya ntibyaca intege, nakomeza nkakorera Imana. Njye ntekereza ko ariho ubuzima bukwerekeje, n'ubundi idini ni nk'aho ari amazina, ahubwo twese usanga n'ubundi duhurira ku Mana. N'ubundi nakomezayo, ariko nkakomeza n'ubundi ndi umukristo. Icyo kintu cyo kumva ko nta mukobwa ugira itorero nawe uracyemera? Tirashatse umugabo nyine, nawe niko cyemera? Ntabwo icyo nagishingiraho cyane, kuko akenshi burya aho umuntu ari niho afata ibara. Hari igihe usanga akenshi idini urimo ari naryo ushatsemo. Nayo mpamvu navuze ngo uramutse ubonye utari muri iryo dini urimo, bikaba ngombwa ko ari wowe umuhindurira, kereka badasenga Imana ho ntabwo byankundira. Gloria, ni hehe hahise hawe utekereza ukiseka? Hahise hanjye ntekereza nkiseka mu buto bwanjye. Habaye iki? Nagiraga amadega menshi. Aho iyi na kwa kantu se ko buhungo cyangwa? Cyane. Nagiraga amadega menshi. Nari wa mwana ushobora kugira icyo apfa na mugenzi we. Ubundi cyane njye nakundaga, nangaga umuntu urenganya undi. Kandi navuze ko nari nsheshetse cyane. Washoboraga gukubita mugenzi wanjye cyangwa tukagira icyo upfa nawe. Naragukubitaga. Noneho mu kugukubita nkahita nicara, ku buryo nuje yashoboraga kuvuga ati n'umwana nta nikosa yigize akora pe, mwimubeshyera. Nagiraga amadega menshi nkakubita umwana ahita amburirwe. Ni nkande wakubise ukumva ko umuhoye ubusasi? Yari yakoze iki byanze bikunze ukavuga uti nubwo mukubise muhoye ubusa uko biri kose? Nyuma nyine ya kwisuzuma ukavuga uti uko biri kose uriya muntu baramukubise bamuhoye ubusa? Navuga ko ni umwana twakundaga gukina, twakundaga kuza mu rugo, urabona kumwe abana bakina, twari turi gukina kumanurana ku ma esikariye. Ubwo aramanura, urumva iyo umuntu umumanuye wihuta ku ma esikariye, kandi waricaraga bagakurura amaguru, hari ukuntu umumanura wihuta akababara. Turakina ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu arankurura. Nyina nkurura yihuta, ndababara. Amaze kubabara ndamukubita, aranarira, taharira avuga ati nta n'ubwo nzongera kuza kugusura. Ndavuga ko ari we nahoye ubusa kuko twari turi gukina. Ubuzima se bwo mu buto ukumbura ni ubuhe? Ukavuga uti uko biri kose nubwo byari ubwana, ariko n'ubu ngubu bije nkagira amahirwe yo kubikorera ahantu ntabyenjoyinga. Ubuzima bwo mu buto nkumbura, nkumbuye gutaha,
gutashya benshi bita gusenya inkwi hari n'abyita gutora inkwi cyangwa gutora inkwi mm. ubwo buzima nibwo nkumbuye kujya mu ishyamba gutora inkwi kuko naragendaga kuko nari nzi kurira nkurira igiti nkatahana inkwi nziza twe twazitaga ngo imihuri imihore nini ndende zibyibushye rero zakiraga umuntu uzi kurira nkumva ni ibintu byiza cyane n'ubu ngubu uwansubiza gutora inkwi umenya najyayo n'ubu wacyurira narabikundaga n'ubu wakurira igiti ntabwo mpamya ko nshobora kubibasha ariko ntawibagirwa ikintu yakoze ntekereza ko mbigerageje nabishobora ni iki kuri ubu ngubu Gloria yireba hakumva nyine ariko navuga nireba nkumva ndikunze nuko navuga nyine nabaye umukobwa ikintu cya mbere ko uri umukobwa nuko nabaye umukobwa nyine nkareka gukomeza kuba akaboyi niko navuga ikindi ni uko mbasha guseka ubundi nari umuntu ucecetse cyane urabizi ko seka neza se guseka neza mbese nabihamya ariko ni uko nyine basi niba umuntu avuze ikintu numva gishimishije nkagiseka ahubwo mbere washakaga kuvuga ikintu gisekeje nta kintu cyari gishimishije nkumva ntabwo gisekeje nyine ukabona nta cenje kuri ubu ngubu se niyihe karite utikunda uti igihe kuburiya rwose ibintu simbyikundaho nubwo mbikora ko simbyikundaho kuri ubu ikintu navuga nkora ariko ntikundaho cyane nuko nyine ntabwo umuntu yabigenda wenda ikintu nkora ntikundaho cyane cyane ntekereze mu bintu ikikujemo ikintu nkora ntikundaho cyane navuga ni ukwambara imyenda migufi ntabwo mba mbikunze nubwo mbikora mbese ibyo ngibyo ko ari amahitamo yawe ariko ntabwo mba mbikunze kuki yambara impamvu nyambara akenshi iyo nambaye imyenda miremire abantu banyita umumama babona n'umuntu navuga ko ibyo byanteye kumva ko wenda nshobora kuzajya nambara imyenda migufi cyangwa se izamutseho kugira ngo ntagaragara nk'umumama cyane ngo si peshi kwambaza imyenda migufi ya se ntabwo navuga ko ari puresha ariko nanone urumva bintera gutekereza ukundi niba wenda ugiye nko muri gare ku imodoka ukajya kumva umuntu arakubwira ngo mama nawe watekereza n'imyaka ufite umuntu akwise mama ukumva witekereza icyo ni cyo kintu nzi nkora ntikundaho doko ntabwo imyambarire yawe uyikunda nambara rwose ntabwo mbyambara ntabwo mbikunda ubwo se habaye nk'ikimenyetso umuntu ashyira ku muntu ku gahanga ku buryo byagaragara yuko atari umumama wasubira ku myenda miremire cyane kujya nyambara ndayambara ndanayikunda ariko basi ngerageza kubahinduriramo gato kugira ngo nawe uyimbonyemo ejo basi uzavuga ati nyamara namubonye yambaye gutya na gutya namubonye yambaye ipantaro uriya muntu ashobora kuba ari umukobwa ese ubundi kwitwa mama bigutwaye iki navuga ko ntabwo ari bibi kuko umumama ntabwo ari izina risebetse ariko nanone icyo ni icyubahiro kindenze urabyumva ntawe ndabyara ntawe ndabera mama icyubahiro kindenze sinumva rero ko icyo cyubahiro n'ubundi nakigumana kandi ntaragishyikaho Glory iyo wirebye ugatekereza ejo hawe ni ikintu utekereza ku muryango wawe nyine umuryango icyo gihe noneho uzaba ufite uwo kwita mama ari nabyo byanyakwiye ko icyo gihe uzaba wambara n'imyenda miremire ahari uzaba uri proud yo kuba mama byo bizashoboka ntekereza ku muryango wanjye wakaba numva bibaye byiza waba ari umuryango usenga ukaba ari umuryango wifashije wumvikana ukaba ari umuryango ufite abana bafite disipurine kuko njye ukuntu mba niyumva numva ikintu cyampangayitse cya mbere ari ukugira umwana utubaha anyubahe ariko yubahe n'abandi
byababaza kuba waba uri umwana wubaha mu rugo ariko wagera hirya ukubahuka wenda watuka umuntu mutangana even niyo mwaba mungana nta burenganzira ufite bwo gutuka umuntu cyangwa se kumuhangara. Numva nagira abana bacishije make bumva kandi bumvira. Ese karite zawe wumva ari nziza? ntawimenya abantu nibo bamenya, niba bambwira niba ukomeze ari byiza, gusa njye ukomeze mba numva nta kintu bintwaye. Wumva gute se uramutse wisanze washatse umugabo ufite karite nk'izawe, umuntu yakubera mwiza? bivuze ko ukomeze si kwiza ku buryo utabyifuriza umuntu, ko kuri utakwifuza ko hari umuntu umeze nkawe? Nkubwire impamvu bitakunda. Hari igihe ushobora kuba usanga uri umuntu ibintu byose ubifata nk'ahari burage, cyangwa ugasanga ibintu byose ubifata nk'ahari urabyijyanaho mbwira ati ngenda umuntu ibintu byose bifata nk'ahari burage, urabyishyiraho wowe. Hari aho ngera navuga nkakanira ugasanga ibintu nabikomeje, navuga bishyizemo amahane simbizi. Rero ntabonye wa muntu ushobora kunkaruma nkagaruka, nshobora kwisanga nabaye wa muntu no kugira ngo bazakomange iwanjye byajya bigorana kandi nta mutima mubi. Bivuze ngo icyo gihe nta muntu wisanze washatse umugabo umeze nkawe, kwinjira mu rugo rwawe byaba bigoye sometimes, kubera ko dushobora guhurira nko mu mafuti ugasanga hari ukuntu ndeyakitinzemo bikagutera kuvuga ngo hari ahantu ntabwo zahasize, cyangwa ugasanga wenda mubwiye nk'umukozi nabi kubera amafuti yakoze. Rero ntabonye uwo muntu ntaruma ngo ngaruke ntabwo byakunda. Niyo mpamvu burya gushaka umuntu nk'uyu ntabwo bibaye. Glory, reka turaruhukira muri bino bibazo. Urabona hano hantu turi, sibyo? Hari jaride nini cyane. Ikibazo ni ikibazo nkunda kubaza abantu, ibintu wiga birimo ibintu by'imibare myinshi cyane, reka dukoresha iyo mibare, sibyo? Uramutse ahangaha hari inkwavu, sibyo? Hari inkwavu umubare runaka, noneho izo nkwavu haje urundi rukwavu rumwe ruziciye iruhande, hanyuma rubonye ubwinshi bw'inkwavu ziri aho ngaho, rukeka yuko izo nkwavu zishobora kuba ari 100. hari ukuntu ushobora kubona ubwinshi bw'ibintu nawe ugahita ukora approximation, turangije urwo rukwavu ritavuga ati nyiriwe mwa nkwavu 100 mwe. Hanyuma rumwe mu rukwavu muri izo ngizo rutavuga ruti ntabwo turi inkwavu 100. Kugira ngo turi inkwavu 100 biragusaba ko ugenda ukazana 1/2 cyacu nawe ubwawe ukaza, nibwo twakuzira inkwavu 100. Izo nkwavu urumva zari zingahe? Akazana 1/2 cyazo nawe narwo rukiyongeraho nibwo byaba 100. ntabwo zagwira 100 baramutse azanye 1/2 cyazo. Nyine izo ngizo zihagome, sibyo? Izo zirahaguma, hanyuma agenda azana 1/2 cyizo. Nimba wenda ari inkwavu 4 azana izindi 2, narwo rwiyongereyeho kuri cya 1/2. Kubita rivanaho. Ntekereza ko zitashyika, niba zishaka ko zishyika inkwavu 100 ntabwo zagera ku 100. No, njyewe zirahaguma. Oya, wazane 1/2 cyazo acyongereho nawe narwo rwiyongereyeho. ntabwo byakora. Ono ko urumva basekeje. Ni ukuvuga ngo guki se itakunda? Tuvuge wenda ni inkwavu 50. Bivuga ngo tubebe ni inkwavu 50. Nimba 1/2 cya 50 ni 25. Zibaye 75. Narwo ni bwongera ataziba 76. Bivuze ko ese nyine ko ari ufashe imibare itari yo.
imibare yose wafata ntekereza ko iyo mibare ntayo kuko uramutse unafashe 90 kangahe ukagabanya kabiri ntekereza ko bitakura ngo urumva nta mubare n'umwe ushoboka ko wafata kimwe cya kabiri cyawe wakongeraho rimwe bigahita byuzuye 100. kereka ubwo ngubwo zaba ari inkwavu zingahe kereka ubwo ntazibaye zihari byaba byagenze gute kugira ngo ufate ugabanyemo kabiri nawe wiyongere uwo mubare ntuba. Iyo ikibazo cyo mubare urahari no muri comment uraza kuyibona kandi uraza kwiseka. Gloria, aha ndavuga ibintu bitatu uhitemo kimwe, sibyo? Siporo, politike, iyobokamana. Iyobokamana. Ni uwuhe mubare wumva ukuri mu mutwe? Gatatu. Mbwira intumwa z'Imana eshatu wumva ukunda cyane kurusha izindi, mbwira n'impamvu uzikunze. Kuri buri ntumwa uragenda umbwira impamvu eshatu. Urambwira intumwa eshatu na buri ntumwa uyimpeho impamvu eshatu zituma uyikunda kurusha izindi. Intumwa z'Imana cyangwa intumwa za Yesu? Ni iz'Imana, iza Yesu, ni iza Yesu. Intumwa za Yesu. Intumwa za Yesu. Petero umukundira iki rero? Ibintu bitatu umukundira. Petero yari afite urukundo, yari afite gukomera, kuko yagerageje gukomera kuri Yesu. Wenda nubwo yageze aho agatentebuka nk'umuntu, ariko yaragerageje. Yego. Hasigaye kimwe umukundira: urukundo, gukomera, ikindi gukomera. Ikindi yagiraga, navuga nk'umuntu nyine, yari azi gusubiza. Niba babajije undi rwose ntabwo yaburaga igisubizo atanga, mu gihe abandi bacecetse we yarasubizaga. Yego. Intumwa ya kabiri. Intumwa ya kabiri ya Yesu. Yohana. Umukundira iki rero? Ibintu bitatu. nawe mukundira ko abaye intumwa ya Yesu. Bose zari intumwa kane. Yego. Abaye intumwa ya Yesu, yemera kuba umurobyi w'abantu. Yemeye kuba umurobyi w'abantu. Yego. Yemera nyine gutumwa, yemera ubwo butumwa bwe nyine no kuba yarakomeje urugendo nabyo. Intumwa ya gatatu. Intumwa ya gatatu. Yakobo. Yakomwe w'umuriganya. Umukundira iki? Mukundira ko hari ibyo yaretse kugira ngo akurikire Kristo. Ntekereza ko yaba isomo ku bantu, natwe tukagira ibyo dusiga Kristo. Izo ntumwa eshatu umbwiye, ubwo ngubwo umbwiye Yakobo, umbwira Yohana ndetse na Petero. Imwe mu mico Gloria afite yabituruka kuri izo ntumwa, hari ibyo akora bitewe n'izo ntumwa. Ntabwo byabura, kuko usanga mu buzima hari abantu dufatiraho nk'urugero. Hari igihe ugera mu kintu runaka bikagusaba ko wirefera ku muntu runaka. Hari aho nshobora kugera nkayikenera kugira ngo nyirefereho. Ntabwo byabura. None Gloria, ikibazo kimwe cy'amatsiko nagize kandi n'abandi bashobora kuza kugira, muri urwo ngarutse ejo hawe turimo turagana ku musozo. Muri urwo rugendo rwawe rwo kuba uri umuntu udasabana n'abandi bana b'abakobwa, rwo kuba uri umuntu twakwita akaboyi, ego, wigeze washoboye gukundanaho muri ubwo buzima ko nzi ko biba bigoye? Yewe umuntu nakuzwe ngengwa n'iyobokamana, niko navuga. Ese gukundana ni icyaha?
ntabwo cyari icyaha ariko numvaga imyaka mfite itanyemerera kuba najya mu rukundo, kandi bitewe n'uburere umuntu ahabwa nko mu rugo baratubwiraga bati gukundana n'umuhungu ukiri muto nta mumaro. Njye rero nkura mu mutwe wanjye hari harimo izindi ntekerezo, numvaga gahunda yanjye ari ukwiga nkiga nkagera kure cyane ko njye nakuze numva rwose bimbereye byiza nazize Imana nubwo bitakunze. Ntabwo rero nabashije. Kuki bitakunze? Ntabwo byakunze kuko burya aho inzira y'umuntu asanga atari wo muhamagaro. Warabigerageje biranga se? Uretse ko nta n'ibirarenga. Oya ugeze kubigerageza se? Narabigerageje. Ntekereza ko niyo n'ubu byakunda ntacyo bitwaye. Hanyuma se nyuma yo kubigerageza? Nyuma yo kubigerageza nyine ubwo nkomeje kwiga ndacyagerageza. Ibyo urimo wiga se bihuye n'ibyo ngibyo ushaka? Navuga ko byaba bifite ihuriro kuko n'ubundi niyo wakiha Imana hari ubumenyi ugomba kuba ufite. Rero ntekereza ko bikunze ndacyari muto nagenda, ariko bitanakunze n'ubundi n'umuhamagaro. Utangira watubwiye ko wari ufite inzozi zo kuziha Imana ariko bitakunze, bivuze ko hari icyizere kimwe cyatangiye kugenda. Kubera iki? Impamvu nini cyane ihari kuko burya umuhamagaro ni ikintu kikubamo. Ntekereza ko atari ikintu ushobora kwihingamo ngo gikunde. Aka kanya impamvu uvuze ngo ntibyakunze ni uko ntagiyeyo uwo atariho ndi. Ntiwanagerageje kugerayo? Kugerayo ntabwo nagerageje kugerayo, ndetse kubikunda kumva ni nabo nizemo nyine nkurira muri ubwo buzima. Ntabwo navuga ngo nagezeyo ndagaruka. Noneho ubwo utagerageje kandi ukaba wumva ko bitarimo binakunda, hari uwo yigeze gukunda cyangwa se yigeze no gukundanaho? Ndi ryari wumvise ko bakuze noneho bakundana? Wari ufite imyaka ingahe? Navuga ko ikintu nyinshi mu rukundo kuko nta muntu ubaho udakunda. Yego, ni ubuzima, niko ubuzima bumeze. Nari ndangije segonderi A level. Advance level. Hanyuma se mbere yo kwirangiza ntawigeze ukubaza cyangwa? Ntabwo babura ugahakana? Hari ariko njye numvaga atari byanjye ari ukwiga. Navuga nari gakaye, ntabwo umwanya nari wubone. Urangije segonderi ryari? Narangije segonderi 2022. Ubu se uwo mwakundanye niwe mukiri kumwe? Yego. Ubu bivuze ngo Gloria nta mu ex agira? Mu ex ni umuntu yize gukundana, nta mu ex agira? Gloria iratangaje cyane. Kugeza ubu ngubu nta mu ex ufite? Ubwo mwakundanye muracyari kumwe? Sinabyita ko ahari ko waramwemereye se, ariko utari ufite ibintu biguhuza cyangwa ibintu waba waratekereje ukavuga uti wenda ndabona kabisa dushobora kujyana mu murongo umwe gakondo? Wenda hari icyo umuntu ashingiraho, ariko numvaga n'igihe kigeze. Kuko numvaga imyaka ngezemo irabinyemerera, kuko nari ntangiye kuba ndi umuntu ushobora gutekereza, sinshobore gufata umwanzuro nk'ubutse cyangwa ngo umuntu abe yamfatisha umwanzuro uko abishaka. Numvaga nyine igihe kigeze ko nanjye nshobora kwitekerereza. Ngerageza ubuzima burimo urukundo n'ubuzima butarimo urukundo, ubwiza ni ubuhe? Ubuzima butarimo urukundo ntacyo buvuze. Ndavuga urwo rukundo twari turimo tuvuga. Urwo twari turimo tuvuga. Urwo rwahuje data na mama nirwo mvuga. Biterwa. Ntabwo utarurimo ntabwo namutera ubwoba ngo urapfuye, ko n'ururimo hari n'abarurimo barira. Ntekereza ko urukundo ni rwiza. Rwarakuryoheye? Baje ikibazo
ntekereza ko iyo rutandukanye nkaba nkirimo nararuhuye ibintu ntibyari imbogamizi mu kwiha Imana ra nimba umutima wawe waramaze kuryoherwa n'ibyo bintu n'urwo rukundo ntibyari imbogamizi. ntekereza ko nakubwiye intumwa yemeye kwigomwa igahara ibyo yakundaga igakurikira Kristo ubwo nanjye bibaye ngombwa hari ibyo nahara nkamukurikira. Yego ubwo mu byiza uyigomwa bikomeye cyane harimo no kuvuga ngewe rwose rukundo ndakuretse sapoza ko byabaye uwo musore waherayo ubimubwira. ntekereza ko byamugora kubyumva ariko byagenze byabyakira. ni iki yakora kikakubabaza? ikintu yakora kikambabaza ntekereza ko umuntu wese ukunda ikintu cyose kiba ashobora gukora cyakubabaza ndetse kikanakubabaza cyane. ntekereza ko ubwo ikintu cyose yakora kibi cyambabaza. kibi kihe? icyo ari cyo cyose nkakimenya ko ashobora no kugikora sinkimenye. ikintu kibi kuri we ni ikihe? njye mu buzima nanga umuntu mbeshya nkanga n'umuntu utababarira. Glory, uramutse Imana iguhaye ubushobozi bwo kuba wakwiremera umuntu cyangwa se imwe muri karito ushaka ukaba wayihereza umupatina umuntu mukundana, ni iyihe karite ubona wamuhereza ubwo uti cyakoze kano kantu nkamuhaye rwose akavuga uti uyu muntu dukundana byo ndamukunda rwose gusa hari akantu yabuze kandi yari akabuze rwose reka nkamuhereza. Imana iguha ubwo bushobozi ko ntamenye icyo yabuze yawe se ni nta makemwa kuri wowe ku buryo nshobora kuvuga ati hari akadefa afite ukavuga ati nshobora kumureba. ntekereza ko ntabwo ndabona umuhungu ari blessed pe ari blessed sinzi niba nzakabona ariko wenda nzakabona he is so blessed. hanyuma se reka tubivane muri ibyo by'inkondo ugize ubushobozi bwo kugira ububasha nk'ubw'Imana mu gihe cy'iminota 30 ni ibihe bintu bitatu wakwihutira gukora? urimo uragenga kabisa iyi si ibikorwa ari wowe urimo ubigiramo uruhare, ibintu bitatu ubona byakurambiye uvuga uti njye nahita imikorere yabyo wenda nahita mpindura. ibintu nahindura mbaye nk'Imana. ugize ubushobozi nk'ubw'Imana mu gihe cy'iminota 30 ntagikompa ikintu nakuraho ni uguhagarika uburyarya n'ububeshyi. isigo yahita iba paradizo. uburyarya n'ububeshyi ikindi nahagarika ni ishyari. icya gatatu ikindi nahagarika ni urwango. ufite tageti nziza rwose nanjye mvuga Imana iguha ubushobozi ariko hoya nanone ntabwo ntibyanaba byiza rwose, ntabwo byaba byiza. so Glory, turimo tugana ku musozo naragushimira ku gihe cyawe wampaye ariko reka nkubaze ikibazo kimwe mu bibazo wagiye unsubiza kenshi na kenshi wagiye unsubiza uti njyewe umusore dukundana mbeshye yaba mpemukiye, ndamutse ngize ubushobozi nk'ubw'Imana nakuraho kubeshya. yego wigeze ubeshywa ukavuga uti kabisa ndahamijwe? ntekereza ko njye nta muntu urambeshya ku rugero numva bikomeye ariko hari benshi nabonye hari benshi numvise babeshywe. amagambo make kuri Niyo Art TV. navuga ko Niyo Art TV yivuge neza kuko muri kumwe yaziye njye batumye ntibivuge neza ko muri kumwe.
ikindi nayibwira njye kubwira ngo ni kuri hejuru ntabwo ari umuntu ariko ariko yanakora yakura igatera imbere yego muri byose na hose so Glory nimba nta kindi kintu wumva watubwira nagushimira kwitabira ubutumire bwacu nimusezerana muzadutumire wasezerana n'uwo mukunda nasezerana n'Imana uzantumira uzasezerana hose kuko ubu ngiye nzi ko ufite ahantu habiri ho gusezerana bo ufite abakunzi babiri umwe ni ariko ndamwita Bikira Mariya umwe ni navuga ni Imana undi ni Robert nimba atari Patrick cyangwa Eric sawa akoze kutwitaba akoze cyane so nshuti bakunzi ba Niyo Art TV rero ikiganiro twatimo dukorana n'umukobwa Kampire Gloria nanga tugisubikiye tugihagarikiye kugira ngo mwabyumvise byinshi yagiye acamo mu buzima bwo ko yarateye nk'umuhungu ntabwo yarasobanukiwe ko kuri ubu ngubu yaba ari umukobwa rimwe na rimwe urumva ko basigaye n'umuntu bakamwita umumama ni ibintu byo kwishimira cyane mwakoze rero kudukurikira tubashimira urukundo mutwereka ntimuhima kutwereka ese ubundi wifuza ko twaganira kuri iki noneho ubutaha tugutumirire umuntu uteye gute ufite amateka ameze gute mukomeze rero mukore like mukunde ibiganiro byacu comment iza ni ingirakamaro kuko ntitwamenye ibyo mwakunze n'ibyo mwanze by'umwihariko mugisharinge cyangwa se mugikwirakwize iki kiganiro kibashe kumvikana ahantu henshi imbaraga zanjye ni mwebwe dukorera mukomeze mudukurikirane kuri Niyo Art TV.